Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Yesu ashimwe bene data. Yesu Kristo niyongere guhabwa icyubahiro. Aya masaha nongeye kubasuhuza mu izina rya Yesu. Nongeye kubifuriza umugisha w'Imana. Kuri tariki ya none twongeye kugirirwa Imana twongeye kugirirwa umugisha n'Imana. Kuri tariki ya 22 n'ukwezi kwa gatanu na 2025 Imana yongeye kutugirira neza mu izina rya Yesu. Uyu munsi tugiye kuvuga ku ijambo ry'Imana ni muri Yobu ibice 9 umurongo wa 5. Ibyo tugiye kuvugaho mu izina rya Yesu. Reka nshimira abantu bose mwakoze subscribe, ashimira abantu muri gukora share. Imana ibaha umugisha. Reka mpesha umugisha rero nanone abantu badasiba kubana nanjye amanywa n'ijoro, abansuhuza, abanyandikira mu gikari, abanyankuraja. Imana ibaha umugisha. Reka sabe rero umuntu utari wakora subscribe go kandi subscribe, tujye twakomeza ijambo ry'Imana, duhesha umunsi wacu umugisha, tugira ibyo twatura mu kirere cyacu. Murabigisha ko kwatura ijambo ku buzima bwawe uba uri kwiyaturaho imigisha, uri gufunguza ibirere by'imigisha. Reka kandi nkubwire abantu mukomeze mukoreshe ijambo ry'Imana, abantu babashe gusobanukirwa, babashe kumenya. Imana yacu ishimwe kandi ishyirwe hejuru. Aya masaha rero nongeye kubanezererwa. Nanone reka twihute tugire mu ijambo ry'Imana. Nimero yanjye ndayitanga ndi gusoza, ntimugire ikibazo, muranyitanga ndayisiga. Imana ishimwe. Ijambo ry'Imana tubwiye muri Yobu ibice 9 umurongo wa 5 ngo yimira imisozi itabimenye ikayubikana uburakari bwayo. Twakire neza ijambo ry'Imana. Ngo yimura imisozi itabimenye ikayubikana uburakari bwayo. Imana ishimwe. Ngiye kuvugana n'umuntu w'umubyeyi hano ufite umusozi wari umuri imbere. Ngiye kuvugana n'umukobwa ufite umusozi, haleluya, wari umuri imbere. Ngiye kuvugana n'umusore n'umupapa ufite umusozi wari umuri imbere. Amena. Ngiye kuvugana n'umukozi w'Imana, umushumba, umudiyakono, umuririmbyi, umuhanuzi wari ufite umusozi wari umuri imbere. Imana ishimwe. Ubundi umusozi bivuze iki mu buryo bw'umwuka? Umusozi ni ikibazo. Imana ishimwe. Iyo umuntu agiye mwereka akabona imbere hari umusozi ukuri imbere, ni nk'ikibazo runaka uba ufite. Mu mwuka nicyo umusozi uvuga. Murababwira nti Bibiliya ntabwo yandikiwe abanyamubiri. Buriya Bibiliya wowe usobora gusoma ukagira ngo ni umusozi nyamusozi, ariko Mana we, kandi umusozi mu mwuka bivuga iki? Ikibazo. Ushaka kuba ufite ideni, ni urugero, uwo nguwo buriya mu mwuka ni umusozi ukuri imbere, umusozi w'amadeni. Ushaka kuba wenda utegereje urubyaro, uwo ni umusozi wo kutabyara ukuri imbere. Ushobora kuba wenda ufite ikibazo cy'ubukode wenda, uwo ni umusozi w'ubukode wo kutagira gakondo ukuri imbere. Nimvuga imisozi mu mwuka rero wumve wa musozi, wumve cya kibazo. Ushobora kuba warize nta kazi ufite, ubushomeri buri imbere yawe, ubwo uwo ni umusozi. Imana ishimwe bene data, Imana ihabwe icyubahiro. Uwo ni umusozi. Ushobora kuba ufite abana wabuze minerivare wo kubishyurira ishuri, uwo ni umusozi ukuri imbere wo kuba nta minerivare y'abana uri kubona. Imana ishimwe. Uwo ni umusozi mwene da, uwo ni umusozi ukuri imbere. Rero abantu mufite ni nidokiri dotaye desika, abantu bafite bene iyo misozi ibari imbere, Imana ibantumyeho uyu munsi. Muzi ko ubuhanuzi bwa nyabwo butavangiye ari ijambo ry'Imana. Imana yambwiye ngo babwire muri Yobu ibice 9 umurongo wa 5 ko yimura imisozi itabimenye. Oh haleluya. Bivuze ngo Imana niza kugutabara, Imana ikaza gukura wa musozi uri imbere yawe, cya kibazo ikaza kugikuraho, Imana izaza itigeze igiteguza. Imana ishimwe. Ntabwo Imana ijya kuza gukuraho ubushomeri kuri wowe ngo ibuhereze itangazo ngo ibanze idiringe nabwo, bivuga ngo mva bushomeri we rero umaze igihe kirekire, ngo va ku mwana wanjye rero twumvikane. Oya, Imana ntabwo iza kudiringa n'ikibazo cyawe. Iyije ihita icyegezayo yagitungura. Ni nidoki. Ubu n'uyu muntu utishobora kugitungura ubwacyo usanga yakivanyeho. Amena. Yimura imisozi itabimenye. Bivuze ngo Imana yije gukemura ikibazo ufite iragitungura. Imana igihora itungurana. Imana ihora mu surprise buri munsi. Uyu munsi Imana igutungure mu izina rya Yesu.
niyo mpamvu Yesu yanavuze ngo nawe najya kuza azaza nk'umujura. Ngo ntabwo ngo mwicare mutazi, ngo nimwicare kuko ngo muhore mwiteguye kuko mutazi umunsi n'igihe. Ngo rero ngo najya kuza azaza nk'umujura, ngo kuko ngo yabaga bamenyaga igihe umujura azira, wakabaye maso. Yesu nawe najya kuza azatungurana. Imana ikunda gutungurana, ni ukuri pe. Ukarya haleluya, ijambo ry'Imana ryarambwiye ngo hari igihe kurira kwararira umuntu nijoro ngo bwaki impundu zikavuga. Imana yacu igitungurana. Iyo umuntu ushobora kuba uraye uri kurira, ushobora kuba uraye umusozi ni nido sansoma, ushobora kuba hari umusozi uraye uri imbere yawe, bwacyo ugasanga Imana yawukuyeho we. Haleluya. Kubera iki yawutunguye wenda nijoro uryamye, ugasanga Uwiteka yaremye igitangaza. Imana igutungurira umusozi mwene da ukuri imbere. Imana ishimwe. Uyu munota ushobora gucya ubona umusozi urumbaraje imbere yawe ugukanuriye, ariko umva nkubwire ukajya kwira Uwiteka yawutunguye we. Yawutunguye, yawukuye imbere yawe. Uwiteka dutungurira imisozi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Uwiteka dutungurira imisozi turi imbere. Abashumba natwe tugira imisozi turi imbere we. Abashumba natwe tugira imisozi yacu yihariye ituri imbere. Mutagira ngo natwe nta misozi tugira. Natwe tuba tuyifite turi imbere nyine mu rwego rwacu. Imana ishimwe. Ariko ndagira ngo mbwire abantu bubatse ku imisozi yari bari imbere, Imana ije kuyitungura ngo yimura imisozi itabimenye. Imana yimura imisozi kuri imbere mwene da. Yesu yaravuze ngo nitugira ukwizera kungana n'akabuto ka sinapi ngo twabwira umusozi ukimuka. Bivuze ngo ikintu ijuru ritunenga no kwizera guke. Niyo mpamvu iyo ufite ukwizera ugasengera umuntu akira, nubwo we yaba atagufite, wowe ugufite ukamusengera arakira. Ariko biba byiza iyo mwe bimugufite. Muri kabano Yesu bari abantu bajyanye umuntu wari urwaye bakamutwara mu ngobyi, bakamushyira Yesu Kristo ahantu yari ari, bakurira bamuhetse mu ngobyi, bakaza kurira bagapfumura inzu, bakapfumuraho igisenge, bagahinguka aho Yesu yari ari. Kubera ko bari bizeye, Yesu kibakubita ijisho yaravuze ati ukwizera kwanyu gutumye umuntu akira. Hari igihe rero dusengera umuntu utizeye, ariko we kuko wizeye, Imana ikagendera kuri kwa kwizera kwawe ikaba yamugirira neza. Si buri gihe abantu babona ibitangaza kuko bizeye. Ngiye iyo umuntu aje ngo musengere nkabona akomeza ajijinganya, ngiye mpagarara mu kwizera kwanjye nkamusengera nyine. Kuko hari igihe Imana ireba kwizera kumwe muri mwe. Nkuko yarebye kwizera kw'aba bantu bane bari batwaye uriya muntu mu ngobyi bamuhetse bakamucisha ku gisenge hejuru. Yesu aravuze ati kwizera kwanyu nakubonye, haguruka wigendere wa muntu we. Haleluya. Ariko ijambo rikuvuga ngo Imana yimura imisozi itabimenye. Ese wari ufite umusozi ukuri iruhande? Wari ufite umusozi ukuri imbere wajya gutuma? Ariko mureke mbabwire, muzi iyo umuntu afite umusozi muzi ko adasinzira. Uzi ko ujya kuryama wagira ngo ugeze mu buriri nawe uraryamye nk'abandi, shitani kabije mu gutwe, uri gusinzira se n'iki kibazo iki n'iki n'iki, ibyo bitotsi bigahita biguruka. Imana twimurira imisozi bene da, kandi nijya kuyimura yitungure. Haleluya. Imana yije kwimura imisozi ntabwo yihitangazo. Nta niyo mpamvu uzajya kubona ukabona uratunga Imana igukore surprise, kubera ko niza gukuraho umusozi ntabwo izigera igira gute, iguha amatangazo. Amen. Imana yimura imisozi utabimenye. Iri joro Imana igira imisozi yimura iri ku buzima bwawe. Uyu munsi kuri itariki ya 22 tubwire Imana ngo Mana, uyu ni umunsi wo kwimura. Imana ishimwe. Imana yigira ibintu yimura. Imana uyibwire ngo Mana, hari ibintu ndambiye kubona mu maso yanjye, igira ibintu wimura. Imuriye imisozi uyinkura imbere. Mumwe muri Bibiliya yigeza avugana n'umusozi wa mugenzi we sha. Ntabwo ati wa musozi we wigira iki imbere y'umugaragu w'Imana Zerubabeli. Wa musozi we wowe uribeshye uzahinduka ikibaya. Mureke mbabwire igihe kirageze ngo tuvugane n'imisozi turi imbere. Ubwire ati wa musozi w'ubushomeri undi imbere. Umva nkubwire, uri kwigira gutya kuri itariki ya 22, ariko ndategetse uhinduka ikibaya mu izina rya Yesu. Tukugende hejuru. Haleluya. Wa musozi we w'uburushyiwe uyu munsi wa none kuri itariki ya 22 z'ukwa gatanu kugera ku 5, ndategetse mva imbere y'umugaragu w'Imana uhinduka ikibaya mu izina rya Yesu, nkugende hejuru. Iyi misozi igihe kirageze ngo muyitangazo muyihuze n'itegeko ryo kugira ngo ibave imbere kandi ihinduke ikibaya. Wa musozi w'uruzerero we
uyu munsi wa none ndategetse imbere y'umugaragu w'Imana uhinduke ikibaya nkugende hejuru izina rya Yesu ngo Imana yimura imisozi itabimenye. Uyu munsi igira imisozi yongere yimura ku buzima bwawe. Uyu munsi Imana yimura imisozi, umusozi uri kubona mu kazi ukubangamiye. Erega niba ufite umukoresha mubi nawe ni umusozi. Uzi kugira umukoresha mubi biragoye cyane. Kora akazi ari ukwihambira ugira ngo urebe ko abana baramuka, ariko mu by'ukuri utahanezerewe. Imana yimura imisozi itayimenye, yarangiza kuyimura ikayubikana uburakari. Uzi umusozi Imana yubikana uburakari we. Imana yimura imisozi iri imbere yawe itabimenye yitungure nyine, nirangiza yubikana uburakari bwayo. Uyu munsi muzi ko Imana ije kubikana imisozi ituri imbere uburakari. Murabizi ibyo bintu? Ndagira ngo dusenge. Imisozi kuri imbere urayizi muvandimwe. Imisozi kuri imbere ikumazeho imyaka 2, 3, 5, iyo misozi urayizi. Uzi igihe abadayimoni bakurwaniye uzi igihe abazimu n'abadayimoni baziye mu buzima bwawe bagashaka kuzambya ibintu, bagashaka kugutesha umutwe, bagahagarika imisozi igiye itandukanye. Ariko muzi umusozi ukuntu uvuna. Imana yigeze ibwira Abayisiraheli ngo igihe mwaterereye kirahagije, uyu munsi ni mu cyameke. Abantu batatuye mu birere birimo imisozi, mwebwe ntabwo mwabimenye. Ntabwo mwabimenye. Ariko abantu batuye ahantu hari umusozi, hari imisozi. Ukajya guhaha utereye umusozi, ukajya kuvoma utereye umusozi, berura murabizi ko ibintu by'ibinyabiziga bitabagaho. Ariko abantu batuye mu birere birimo imisozi, buri rugendo bakora baterera umusozi bakamena ku wundi, barabizi ukuntu. Hari noneho n'ubuterera ukagenda wicara. Ariko Imana ngo yubikana uburakari bwinshi. Uyu munsi ndi kuvuga n'umuntu ufite umusozi, kandi uwo musozi ukuri imbere urawuzi pe, nta nubwo nkuzi kukurusha. Uyu musozi ugiye kuwuhuza n'itegeko ry'Uwiteka, rivuga ngo Uwiteka utungure kandi awubikana uburakari bwinshi. Amena. Mureke dusenge, tubwire Imana uyu munsi wa none igira imisozi itungura kandi yubikana uburakari bwinshi. Kuko abantu b'Imana hari imisozi n'ukuri turembeje. Abantu b'Imana bafite imisozi baremereye, bari imbere y'imisozi ishinyitse ibibazo mu yandi magambo, ku buryo Uwiteka ataje ngo abatabare. Abantu bamwe n'ukuri n'ubugingo ntabwo bazabubona. Imana ishimwe. Mana nziza, Mana hejuru ya byose, ndagushimiye kubw'itariki ya none Mana. Ngushimiye kongeye kwitugabiza Kristo. Ariko aya masaha abana bawe Mwami Yesu ndabasengeye mu izina rya Uwiteka. Hari abari muri Afurika ndabasengeye, hari abari Burayi ndabasengeye Mwami Mana. Hari abari muri Aziya ndabasengeye Yesu. Hari abari muri Australia ndabasengeye. Hari abari muri Canada, Amerika ndabasengeye Mwami. Mana we, ibiremwa byaho bigiye bituye ku migabane itandukanye Mwami. Abankurikirana hano amanywa n'ijoro Mwami, ndabasengeye mu izina rya Yesu. Uyu munsi wa none ijambo rye ravuze ngo wimura imisozi itabimenye. Mana, imbere yacu hari imisozi n'ukuri. Imisozi igiye itandukanye, imisozi y'ubushomeri, imisozi y'ubusiribateri, imisozi Mwami Imana y'inzara, imisozi y'ubukene, imisozi y'amadene, imisozi yo kutabyara, imisozi y'uruzerere, imisozi y'agahinda, imisozi y'icyangiro, imisozi y'inzara. Mwami Imana Uwiteka, imbere yacu hari imisozi igiye itandukanye Data wa twese uri mu gihugu cyo mu ijuru. Ariko turasenza aya masaha ngo kuri itariki Mwami Imana itegeko ridushyikire. Imisozi yose yari ituri imbere Mwami Imana uyitungure kandi uyubikane uburakari bwinshi. Mu izina rya Yesu Kristo yimura uyikure ku buzima bwacu, uyikure mu ntambwe zacu, uyitandukanye n'amazina yacu. Mwami Imana Uwiteka wera wa Isiraheli, amategeko y'ikuzimu bazirikanyije n'amazina yacu Mwami, avuga ngo imisozi izagihora turi imbere Mwami, ntikaveho ngo ihinduke ibibaya. Aya masaha Mwami Imana Uwiteka turafata ibizima bwacu turabuhuza n'iryo tegeko ryawe Mwami, rivuga ngo wimura imisozi itabimenye. Imura imisozi Mwami Imana, imura imisozi iri kuba mama, imura imisozi iri kuba papa mu izina rya Yesu. Imura imisozi iri kuba bakobwa, imura imisozi iri kuba basore Mwami, kuba koze abashumba mu izina rya Yesu. Iyi misozi ndayitegetse ngo yimuke mu izina rya Yesu Kristo, iva imbere y'abana bawe, igende ijye kure, nitimuka ihinduke ikibaya, tuyigende hejuru mu izina rya Yesu Kristo. Iyi misozi turavugana nayo Mwami Imana Uwiteka wera wa Isiraheli, kandi yumva ijwi ryawe Mwami, yumva izina ryawe Mwami. Iyi misozi rero Mwami Imana mu isi y'umwuka, haleluya papaye, iyi misozi Mwami Imana yimure mu buzima bwacu, yimure mu ntambwe zacu, yimure mu birere byacu Mwami Imana Uwiteka, uyimure nyaguhora ku ngoma Imana.
Mana, kubera ko wavuze ngo uyu muri imisozi utayimenye. Yitungure mwami, yitungure papa, dukore surprise, sesi iyo misozi, yirukane, yimuri yishyire mu bindi birere, yimuri yijyana ahandi mwami. Uwiteka we uyivane mu buzima bwacu mwami Mana. Iyi misozi uyubikana uburakari bwinshi, yubikana uburakari bwawe Mana, ubika ubushomeri mu izina rya Yesu Kristo. Ubika mwami Mana Uwiteka, ubika uburushyi mu izina rya Yesu, ubika uruzerero mu izina rya Yesu, ubika ubugumba mu izina rya Yesu, ubika mwami ubukene mu izina rya Yesu, ubika amadene mu izina rya Yesu Kristo, ubika mwami Mana Uwiteka imisozi y'uburwayi mu izina rya Yesu, imisozi y'ikibengero mu izina rya Yesu, imisozi y'icyangiro mu izina rya mwami Mana Uwiteka. Ubika imisozi mwami, uyubikana uburakari bwinshi mwami Imana Uwiteka, kubera ko niko ijambo ryawe rivuze. Utugirire neza abantu bawe, witamurire mwami Imana. Iyi tariki ya 22 z'ukwa gatanu 2025 mwami Imana, iyi ni tariki duhuje n'iri tegeko ry'uko imisozi igomba kwimuka itunguwe kandi kubikanwa uburakari bwinshi mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti. Urakoze mwami, mu izina rya Yesu, amen. Imana ishimwe. Iyi tariki y'uyu munsi nawe usenge imisozi kuri imbere. Ngerageje kubasengera general, ariko nawe uzi imisozi kuri imbere, usengere muri iri jambo, uyubikana uburakari bwinshi. Imana ishimwe, Imana ikureho iyo misozi. Nimero yanjye rero ni 07 88 94 24 14. Apotre Rosine Nyirandeho kubwayo, ndi Kigali muri Kicukiro mu murenge wa Masaka. Imana ikomeze kuduhana umugisha. Mugira umunsi mwiza. Uwiteka birukanira imisozi ayitunguye kandi ayubikana uburakari. Amen.